banyuriye ngo nibohoka kuko kubohora kw'Imana uzi ko hari abantu batazi ko baziritse, uzi ko hari abantu baciye iwabo ngo bajya banarota bariyo babohewe iwabo kuva ku birenge kugera mu mavi bari iwabo, iyo babakuriye bahita bajyayo ukaba uraryamye ugasanga urubanye mu rutoki ugasanga uri guhinga. Imana ije kubohora abantu muri aya materaniro. Haleluya! Je kubohora abantu bakuye mu bigirwamana by'iwabo bakomeje kuvuga utumana, ariko umwuka w'Imana w'umuyobozi ujya wenda ku bya data akaduhaho avuganye nanjye ko aje kubohora abantu iyo babohewe. Uri Kigali ariko harahohoye, Imana ije kukubohora mu izina rya Yesu. Haleluya! Ariko Imana ihimbaze. Hari n'abantu bavuye mu miryango y'ibigirwamana ngo bagiye bajya ku mashyiga y'iwabo bakabivuga bakayijunika mu matama ngo bakajya bagenda bacira bakavuga ati runaka ndamuguhaye na runaka uturere runaka umukurikirane aho agiye hose. Imana ivuganye nanjye ngo uwo mwuka uranduye muri mwe iby'umubiri mwarose nande birayizanye rero, kandi iby'umubiri bifite intera, iby'umubiri bifite intebe, iby'umubiri bifite umwanya, kubera ko uhagarariye iby'umubiri yabishakiye umwanya, n'uhagarariye iby'umwuka bishakiye umwanya rero. Haleluya! n'uhagarariye iby'umwuka abishakiye umwanya. Mana ishimwe. Niyo mpamvu aje kwirukanka ku bintu byitwa iby'umubiri, aje kwirukanka ku bintu byitwa izanduye. Tuyasabera tutari rusange, tutari ikivunge, uhagera ikakubwira ibya none, ikakubwira iby'ejo bundi, ikakubwira ibyo ku wa gatandatu mwarepese, ikakubwira ibyo mwasohokeyemo mu mwaka uri imbere. Aha hari amasoko. Haleluya! Abera bamwera enjeniyeri Nehemiya turamwemera nk'umuntu wagiye gusanura i Yerusalemu akajya kuhasana. Reka mbabwize ukuri, kutanyumva ako kanya ukayizamura wabonye purayare mworo, ariko gusana birahenda birakomera. Kugira ngo ubone umurongo w'ibyari bihagaze bigusaba gusenyaho imbere gato kugira ngo ubone ahantu uterera ikamba nk'abubatsi. Abizi ugiye gusana ahantu hasenyutse ntabwo uhita ukubitaho imicanga, urahamura ukabona itafari rya mbere kugira ngo utagira ibintu wangiza. Dushimiye Nehemiya rero wagiye i Yerusalemu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ryifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru biriva ku rugamba rinejejwe kandi rikiri mu isi rifitanye ubumwe na data Imana yacu na uwo mu ijuru. Abo bakiri mu isi bafatanaga nawe, nanjye umekuwa hawe mbasange mu ijuru. Abo bakiri mu isi bafatanyaga nawe, nanjye umekuwa nkawe mbasange mu ijuru. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ishimwe ko abera b'itorero bari maso. Haleluya! kandi barimo babwira umwami ibyaryo ngo azabirengere. Haleluya! Imana ishimwe. Cyo kinejeje umutima wanjye
ko abera b'Imana bari maso barimo babwira umwami by'itorero ngo azarirengere. hari impamvu. aleluya. cyo cya kane kiravuga ngo mu byago biritera simashimwe ngo rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza. Imana yacu nihimbazwe. ibyago birariza, ibyago bituma umuntu yifata impungenge, ibyago bitera amarira, ibyago ni bibi bituma umuntu agira impuruza nyinshi, ariko dushimiye Imana ko mu byago bitera itorero nta zindi mpuruza zihari uretse abera. ese abera bari maso barimo babwira umwami ibyaryo ngo azarirengere. bishatse kuvuga ngo Imana yagize ibyago, itorero byarapfushije. amen. isomye Ezekiyeli ibice 37 wasanga ukuntu abantu bari mu kibaya ngo ari amagufwa, kandi ntabwo umuntu yazana amagufwa atapfuye. Yesu nashimwe. amen. Imana ishimwe ko yemeye ko nza kubana namwe, hanyuma ndaza kubibwira birambuye. Imana ishimwe ko ingiriye neza nkaba iby'igiciro maso y'Imana. wenda bibi birasanzwe, ariko bivuye mu mvugo y'Imana. hari aho byaciye, hari inzira byanyuzemo, aho hatandukanye n'ahandi. haleluya. ntabwo byoroshye kuhagera bitewe n'impamvu zacu niyo duturuka, ariko dushimiye Imana ko ishoboye. haleluya. Imana ishimye, ibyumva ko nishimye, ibyumva ko nishimye. ahangeze ni Kanserege mpageze bwa mbere. Imana ibyumva ko nishimiye ko isohoje umugambi. haleluya. amen. mareka turebe ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abami ba kabiri ikibyabo ni 2 umurongo waho ni wa 19. Nuko Imana yampaye ijambo rivuga ngo Imana igarutse ku masoko Abisiraheli bahoze banayiraho. Yesu nashimwe. Nuko batwara iryo ryonyine. Iri jambo rivuga ngo Imana igarutse ku masoko Abisiraheli bahoze banayiraho. birayizanye. birayizanye. iyagarutseho y'ubwayo iriyiziye. amen. ijambo riravuze ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 19. kadusome mu izina rya Yesu. abatarahagera ni paje 357 kugira ngo twihute. ijambo riravuga ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi ameshamo umunyu. aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. amen. Imana ishimwe. kadusome n'ibindi biri muri Zekariya ibice byaho 13 umurongo waho ni uwa mbere. igitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 13 umurongo waho ni uwa mbere. twihute tuhagere. Zekariya ibice 13 umurongo waho wa mbere, paje 877 n'ubundi mu isezerano rya kera. umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'isoko yoza ibyaha. namwe ariko handitse iby'isoko yo koza ibyaha. uwo munsi ab'inzu ya Dawudi n'abaturage b'i Yerusalemu bazazimurirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati uwo munsi nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu bye kuzibuka ukundi, kandi nzirukana abahanuzi n'umwuka wanduye mu gihugu. amen.
tugomba bibiliya zacu tuganire kuri aya magambo. Imana ishimwe. Amen. Dusomye ijambo mu Bami rivuga ku bantu bitwa abanyamudugudu. Abanyamudugudu ni abantu batandukanye n'abandi bantu bari ahandi. Hano Kanserege mutandukanye na hariya mu Kabagari. Noneho reka tuvuge ko abantu ba Kanserege ari bo ngiye kwifashisha kugira ngo twumve neza icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe. Tuvuge wenda ko badatakiye Elisa, batakiye Yesu kuko twaje kumubwira byose n'inshuti yacu. Ngo barahamagara babwire Elisa, baramubwira ati databuja, nk'uko ubireba uyu mudugudu wacu ni mwiza uri heza, ariko nubwo bimeze bityo amazi yaho ni mabi. Uko ubireba muri iki gihugu imyaka irarumba. Elisa nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umuntu ufite ijisho rireba kure, Elisa aragenda ngo ajya ku isoko nyirizina y'amazi. Arababwira ati nimunzanire imperezo nshya kandi nimuyizane yonyine muyishyiremo n'umunyu. Aragenda ajya ku isoko nyirizina y'amazi, ajyanayo umunyu, ahita ahanura. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka avuze ngo aya mazi ntabwo azongera kwicana, nta nubwo azongera kurumbya. Uwiteka niwe ubivuze. Haleluya. Iri jambo ryo kwicana ndashaka kwifashisha amagambo ari muri iyi ndirimbo twaririmbye indirimbo ivuga ngo umwami wacu Yesu niwe tangiro ry'itorero yaremye mu mazi n'iki n'ijambo. Turashaka kureba ikibazo aya mazi yagize ko yatangije itorero. Ni gute aya mazi yabaye kugira ngo atangire kwicana? Ko aya mazi bayanywagaho bakagubwa neza, ariko aya mazi abantu bakayanywaho bagahuza umutima, abantu bakayanywa bakagira urukundo. Uko kwicana kw'amazi kwaje gute? Imana itugirire neza. Ariko ngo yari amazi mabi. Imana twaririmbye muri iyi ndirimbo itubwira ko ngo mu byago bijya bibitera riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza. Sima barapfa, ariko turashimira Uwiteka. Haleluya. Aho ikibazo cyabereye arabyemera kuza kuri tere y'amasoko, kuza kuhumanura amazi. Abantu bagiye kongera kunywa amazi meza, ya yandi meza y'ubugingo. Muririmbyi avuga ngo ku musaraba haturuka iriba ryiza hava amazi. Aya mazi ni amazi meza y'ubugingo. Imana birayizanye, birayihagurukije. Uwiteka, haleluya, aje kwihumanurira amazi. Nta wundi wabishobora, nta wundi wabibasha uretse we wenyine gusa. Biramuzanye. Ariko nakuze aba banyamudugudu, ni abanyamudugudu bari baramenye neza aya mazi akiri mazima uburyo abayanyweye babaga bameze. Haleluya. Barakomeza baba maso barasenga. Aba banyamudugudu ni abakiranutsi, ni abera b'Imana. Kandi abera b'Imana ntabwo Imana ibima amakuru, ibaha amakuru y'aho ibihe bigeze, ibaha amakuru ikabamenya ejo n'ejo bundi. Irababwira ati muhame amaso. Amazi ntabwo ari ayandi. Haleluya. Abanyamudugudu tangazo ribagezeho bajya ku mavi. Ntabwo basanze Elisa batari mu mwanya wo gusenga. Bafashe ibihe byo gusenga babana n'Imana, bamenya ikibazo aya mazi afite. Aya mazi abantu banywa bakajya no mu bapfumu baje n'ahangaha. Aya mazi abantu banywa bakazana uburozi n'inaha kwa data mu nzu ye. Aya mazi abantu banywa bakayanywa bakagira bakora umurimo w'Imana ari abasambanyi. Aya mazi abantu banywa bagatinyuka uruhimbi rw'Imana ari abatinganyi. Aya mazi abantu banywa yewe bakagambanirana kandi baranyweye kuri aya mazi y'ubugingo. Abanyamudugudu barabireba barabimenya, baravuga ariko Imana impera umugisha abanyamudugudu bamenye ko ikizira kinjiye. Imana impera umugisha abanyamudugudu bakiri ku mavi,
isi wari kureba inzingiye wari kureba hari abanyamudugudu bafite ijisho ry'Imana. Haleluya. Bareba bakamenya ko ibihe bidasanzwe, bakamenya ko hari ibyahindutse, baramuhamagara araza ajya ku isoko aho ikibazo kiri. Imana ishimwe, Imana ije aho ikibazo kiri. kandi dusoma ijambo muri Zekariya rivuga ngo uwo munsi Imana izahita inazibura. bivuze ngo hari amatiyo Imana yemeye ko azira kugira ngo abana b'ibibondo, abaje vuba, abari kuza n'abarenda kuza ejobundi batazabona kuri ayo mazi. Ibizibya amatiyo ibiyazibye bitewe n'uko ntabwo yayarekura acanduye, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ije guhumanura amazi yari yarahumanye. Haleluya. Barayoboye basenga ibigirwamana, bagira ibindi bishushanyo. Barayoboye bagenda nk'uko abandi bagenda, kandi hari itegeko ry'uko tutazakora nk'uko bakora. Tuzababamo ariko ntituzakora nk'uko bakora, ntabwo tuzitwara nk'uko bitwara. Nubwo twaziranywe twinjiranywe, Yesu yasize atanze itangazo aravuga ngo nimurureke rukurane n'amasaka, murwihorere rukungu narwo rufite imbaraga. Yesu nashimwe. Uzi ko urukungu rushobora kubaka urusengero abera bakarusengeramo? Urukungu rufite imbaraga. Yesu avuga ati nimurwihorere, cyane ko abera bo iby'inaha si ibyabo. Hari abinaha yahaye uburyo rero irabareka ikabaducomekamo, ikadutiza imbaraga zo kubabamo no kubagendamo, tugasenga Imana ikatubwira uko bameze. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko ijambo narikunze, umunyu nta hantu uzambonera umunyu ufite irindi bara uretse ku muntu wera. Nta kindi cyashobora ayo mazi uretse kugeza. Imana iyejesha umunyu, kandi umunyu buriya ugira protection, uraporoteje. Haleluya. Uyu munyu ntabwo usanzwe. Umunyu Imana ishyize mu mazi, inka zaraboga zikaramburura aya mazi yica abantu. Uyu munyu ukaza gushyirwa mu mazi, akababwira ati noneho nimuyanywe ntacyo gitwaye. Imana ishimwe. Tugiye kunywa amazi meza. Haleluya. Tugiye kunywa amazi meza, kandi aya mazi nituyanywa bizamenyekana. Haleluya. Nituyanywa bizamenyekana. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo iriba ry'amazi ritandukanye n'ikidendezi. Aya mazi isoko itandukanye n'ikidendezi. Ikidendezi abantu bose bakirohamo, ndetse n'amatungo akanyweraho n'inka zijya kuhanywera. Ariko isoko irazitiye, ntabwo ibintu byose by'inyamaswa byinjira. Oya. Muri byoroze ngo bareke bagende ikivunge. Ku isoko Imana ariyo igira ibyemera, ntabwo ijya ikora ikosa ko yemerera ibintu byose ngo bize binywere. Oya, hari ahantu yacometse abera bayo bahora bataka, yemera ko banywera. Hari udutiyo banyweraho atari rusange. Haleluya. Hari udutiyo tw'abera tutari rusange, tutari ikivunge. Uhagera ikakubwira ibya none, ikakubwira iby'ejo bundi, ikakubwira ibyo ku wa gatandatu mwarepese, ikakubwira ibyo mwasohokeyemo mu mwaka uri imbere. Aha hari amasoko. Haleluya. Abera banyweraho. Enjeniyeri Nehemiya turamwemera nk'umuntu wagiye gusanura i Yerusalemu akajya kuhasana. Reka mbabwize ukuri, kutanyuza ako kanya ukayizamura wabonye kure yayo biroroha, ariko gusana birahenda, birakomera. Kugira ngo ubone umurongo w'ibyari bihagaze bigusaba gusenyaho imbere gato, kugira ngo ubone ahantu uterera ikamba nk'abubatsi. Abizi igiye gusana ahantu hasenyutse, ntabwo uhita ukubitaho imicanga, urahanura ukabona itafari rya mbere kugira ngo utagira ibintu wangiza. Dushimiye Nehemiya rero wagiye i Yerusalemu, yahagera akamenya ibyaho, akamenya n'ako kagezi ngo ahantu kaba. Yesu nashimwe. Ngo akigerayo ngo yaheje abantu, kandi na Yesu ajya abaheza. Yarabaheje ku mukobwa wa Yayiro, arabaheza ajya kumusengera wenyine, amwubamaho, agira ibyo avuga batamwumva. Haleluya. Yesu nazi bo baheza abantu kuko arabazi. Haleluya. Abaheza ku kibazo ufite, abaheza. Kandi
ubuhanuzi bwinjiye mu iteraniro. Abaheza gutabara yabaheje ni abantu arabazi nabo yicishije impamvu mu itangiriro yabaremye. Ndahita abona iherezo ry'ibintu byose bifite ibintu imbere ye. Ndayishize impamvu yaremye umuntu abwirana bati wowe wangiriyeho umugisha rata icyambu ukagira umugisha ku Uwiteka akakumenyesha ibyenda kuba ugakiza amagara yawe. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Arinjira yaheza abantu ngo ajyana abantu bake ngo nabo ntiyigera bagira icyo Imana ashyize ku mutima. Ndabangije abona ikidendezi cy'umwami, icyo ni icya mbere. Arinjira abona iriba ry'ikiyoka, icyo ni icya kabiri. Arakomeza abona irembo ry'imyanda, icyo ni icya gatatu. Ngo arasohoka nsanga hano i Yerusalemu ni ku kidendezi no ku kiriba cy'ikiyoka. Arangije ngo arakomeza arashakisha arabaririza aravuga ati hoya n'umuntu uje gusanura ntabwo nabyemera. Byagenze bite? Isoko ntiyibona ariko ndakora ibishoboka byose. Ndamenya neza ko ahantu akagezi kari ari mu gikombe hirya iyo aho hanywera aho tunywera. Haleluya! ngo abona nta n'inzira y'ifarashi ijyayo ariko aremera arabasiga ajyayo. Haleluya! niyo mpamvu muri ndavuze ngo inzira ruje n'itanga ntazananirwa mukigenda n'abaritanga ajya kureba ahantu akagezi kari agiye mu gikombe hirya iyo. Imana ishimwe. Haleluya! ahasanga akagezi. Aka kagezi rero Imana irabyemeye ko yinjiye ku isoko nyirizina aho byabereye. Ariko Mana arangije ashyiramo umuntu uyu mwera nta bundi y'amabara ubaho. Umuntu wese uretse ko ugiye utandukanye bitewe n'amazina bawuboneye n'aho bawuvanye. Umunyu n'umweru. Yesu nashimwe. Imana iragira ngo abantu baba kuri iyi soko bazongere bere. Haleluya! kandi umunyu burigiramo uburinzi ukagiramo n'ubukana. Imana ntabwo ishaka ko ayo mazi abantu bayamenyera. Yanze gushyiramo isukari ngo abantu batazagotomera. Shyiramo umunyu mwinshi urakwica. Hagati hari abazawunywa banikunkumura bashaka abantu bamenyereye ibintu bigize bite bisharira kuko ubwira n'izere ngo izo mboga ngo bazazirye bagize gute izo nyama ngo bazazirye bakeneye ngo bazirishe imboga zisharira ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu by'ibishara ubuzima bukakaye ubuzima burimo umubabaro ugatumye ko muzabarye mu iki uwo mwana w'intama. Elisa nawe basuka amazi ye asuka umunyu mu mazi kugira ngo yahumanure. Imana irabire biranezerwa avuga ati hanura noneho ubambwirire abateranye ba Kanseri ubabwire kuko nje ku isoko nyirizina ntabwo nzongera gupfusha ukundi nta byago bizongera kugera iwacu. Narapfushije bihagije napfushije birahagaritse ariko jya uganya nize kwitabarira itorero kuko rero abahantabaje abera b'abanyamudugudu barampamagaye barebye ibihari n'ibihabera abanyamudugudu barandokoje barantabaza nanjye ntabaje ndagutabara rero kandi bakwereka iyo ukomeye utamenya. Imana ishimwe nicyo kitamenya irabikwereka iyo twayitabaje. Amen. Imana ishimwe cyane. Ntagize ngo uwo munsi noneho nkimara guhumanura ayo mazi nzahita njya no kuzibura. Amen. Nzaziburira abadawidi n'ab'i Yerusalemu amasoko yo koza ibyaha n'imyanda. Umva akazi aya mazi agiye gukora. Umva akazi aya mazi agiye gukora. Nzaziburira ab'i Yerusalemu n'abadawidi amazi amasoko yo koza ibyaha n'imyanda. Imana itwuhagire itwuhagire. Imana idukuraho ibyaha gusa irakuramo n'imyanda iragushaka wera neza. Rero nanjye iranshaka neza. Imana yacu tuha icyubahiro igiye gukora akazi gakomeye. Akazi gahamagarira abantu ngo ubone abantu bazagakora ko koza abantu ntiwakabasha ntabwo bagashobora kubera ko ibintu biragoye ntiwamumesera ahubwo hari marayika w'umumeshi mu byahishuwe uvuga ngo hahirwa abantu bamesa bakamesa ibisibo byabo mu maraso. Se kuki tumesa mu maraso abandi bamesa mu mazi? Imana itugirire neza. Haleluya! twebwe twezwa n'amaraso tugatunganywa n'amaraso. Ariyo mpamvu Yesu ariwe aje kuzibura amasoko. Nehemiya aherutse kugira icyifuzo umuganya Yeremiya mu bice byaho bibiri. Arangije aravuga ngo niba bawe ngo ndumva mbariye ngo baruranyishe ngo ndumva inyama zo mu nda zisangaye ngo kandi mbitebona kurimbuka k'umukobwa w'i Yerusalemu ngo abana bato n'abana ngo barabiraniye mu nzira z'umurwa. Amen. Abo bana bato n'abana rero Imana yanze kubabyutsa ahantu bari itarabanza guhumanura amazi. Yanze ko abana bato n'abana bazakomeza kurabirana irangiriye ku isoko nyirizina y'ikibazo cyabereye. Iheza abantu ijyayo ijyanayo imperezo n'umunyu none amasoko yose ibyaha n'imyanda arazibutse.
mwashiye kuziburirwa amatiyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ati uyu none waje kwigisha ibiki? Ndabizanye by'amatiyo yazibye. Imana yarabajije ku mpamvu zayo, ntiwamenya ibyo ikora. Buri gihe yavuze ngo ibyo Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ntawe ubizi. Rero gusa ivuganye natwe mu ijambo tuje kuzibura amasoko yose ibyaha n'imyanda. Imyanda ibaye myinshi muri Yerusalemu, irembo ryari rihari, Nehemiya yasize byanditse avuga ngo hari n'irembo ryanyuzwagamo imyanda. Iyo urebye se ubona itaraje, rero ubona idahari. Kubera ko ihari rero Imana izanye isoko yo kugira ngo ikungumure. Igiye kumera nka ya mvura yaguye mu gikombe cya Baka, ngo yaraguye isukumura intumbi, kandi intumbi bijya myatuma utambuka. Intumbi ngo mbwise ukuri, uje gusenga ugasanga intumbi hano wabigisenze ukizwa n'amaguru. Ubwo rero kubera ko Imana igukunda inagukeneye kugira ngo ikubone neza, ishaka ikintu gituma intumbi iva aho ngaho. Haleluya. Iyabikoreye rero ikora nawe ibigukorere. Ntabwo wasenga intumbi uyireba. Oya hoya. Imana ishimwe. Kandi aya materaniro umwuka w'Imana aranyongoreye ngo nibohoka. Nibohoka. Bohoka. Kuko uko kubohora kw'Imana, uzi ko hari abantu batazi ko baziritse, uzi ko hari abantu baciye iwabo ngo bajya banarota bariyo, babohewe iwabo. Kuva ku birenge kugera mu mavi bari iwabo, iyo babakuriye bahita bajyayo. Ukaba uraryamye ugasanga urubanye mu rutoki, ugasanga uri guhinga. Imana ije kubohora abantu muri aya materaniro. Haleluya. Je kubohora abantu bakuye mu bigirwamana by'iwabo, bakomeje kuvuga ku Mana, ariko umwuka w'Imana w'umuyobozi ujya wenda ku bya data akaduhaho, avuganye nanjye ko aje kubohora abantu iyo babohewe. Uri i Kigali ariko hari aho uboheye, Imana ije kukubohora mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko Imana ihimbazwe. Hari n'abantu bavuye mu miryango irimo ibigirwamana ngo bagiye bajya ku mashyiga y'iwabo, bakanywa inzoga bakayijunika mu matama, ngo bakajya bagenda bacira, bakavuga ati runaka ndamuguhaye na runaka, uturere runaka umukurikirane aho agiye hose. Imana ivuganye nanjye ngo uwo mwuka irawuranduye muri mwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ihinduye identite, ibacomoye umuzi wanyu, ibashyize mu irangamimerere y'ijuru. Niho mubaruriwe mu izina rya Yesu. Iyo Imana ibabaruriye irongeye ikoze ibarura, yongeye ikoze ibarura, ikoze ibarura. Imana ishimwe. Kandi Imana ihimbazwe. Yababohoye muri Luka ibice byaho 21, bari ijambo rivuga ngo Yesu ageze bugufi bw'i Betifage, ahasanga indogobe izirikanye n'iyayo. Imaze kuba indogobe izirikanye n'iyayo, atuma abigishwa babiri aribo marayika agereranyije n'abamarayika baje muri aya materaniro, avuga ati ya ndogobe izirikanye n'iyayo mugende muziziture, mugire gute, muzizane. Nihagira ubibabaza mubwire ngo databuja nimuzishaka, shobuja witwa Kristo niwe ushaka kukubohora. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Komera Imana amashyi wumva nta kibazo kirimo. Databuja niwe ubishaka kukubohora. Ibimenyetso bimwe na bimwe bikuranga, ibyo ufashe ntubiramana. Ntabwo uzamuka ku rwego ngo ukomeze ujye imbere, uzamuka wongera umanuka. Hari imbaraga zigusubiza inyuma. Ibyo ufite mu ntoki ntabwo ubitangira ngo byemere, ubitangira Satani akoramo. Uhageze mu rugo Satani yamaze gukoramo ibyo akoresha ibye kandi utateganyije. Niyo mpamvu Imana ije kukubohora ngo nawe ujye imbere. Haleluya. Imana irashaka ko tuba abakomeye bo mu bwoko bw'abera. Niyo mpamvu inkunga y'Imana ibonetse. Haleluya. Kandi ntabwo bari kutuzamura tucanduye, ibanje kuzibura amatiyo yose ibyaha n'imyanda. Ariko uyu mwami wacu nahimbazwe cyane. Irera Imana n'abera ikoze akazi gakomeye dogiteri atakora, umuganga atakora, umubyeyi atabasha gukorera umugabo we. Imana ikoze akazi ko kuzibura amatiyo yari yarazibye, kandi ngo nayo akora akazi gakomeye, akora akazi ko koza ibyaha n'imyanda. Niyo mpamvu mubona byagwiriye, byabaye byinshi, ni umurundo wabyo. Ariko Imana yinjiye kuri tere, ije kongera gusibura amasoko, amatiyo irongera yacometse, twuzumuye amazi meza abantu bazanywa bakagera mu bwami. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe cyane. Kandi tubwiwe n'irindi jambo ryiza, ntabwo izayazibura gusa. Uwo munsi amazi yabaye meza, izahita yirukanka inyuma y'ibigirwamana. Nimara kugira ibigirwamana ni byinshi, we kwinjira mu bigirwamana ugasanga nawe gihari. Kwinjira mu bigirwamana ntabwo tubigura, dayimoni biduhera ubuntu. Ugasanga ufite urugirwamana rw'umwana, mbese ntiwamuzana gusenga, ntiwagira gute, ufite ikigirwamana cy'umugabo ngo hoya
ntihagire gutya na gutya ugasanga waramimise mu mutima yabaye dadini papa byose ariko iyi Mana ntabwo ibangikamo ugasanga ufite ikigirwamana cy'akazi kumva ako kazi wagakiranukamo kumva ako kazi wagashyize imbere y'Imana cyane mbese kakayibangamira ariko iyi Mana dusenga iravuze ngo izirukana amen ibigirwamana mu gihugu ngo kandi ikindi igiye gukora mwumvire iri jambo mwumvire rifata ku bwabo nanjye ryamfasheho ngo izatsemba n'umwuka wanduye haleluya Imana izatsemba cyo bita gutsemba gutsemba ni ukumaraho kubaho ikarangiza uyu mwuka wanduye mubona wafashe intera Imana ije kuwutsemba mu gihugu haleluya Pawulo niwe wandikiye Abagalatiya ibice 3 aravuga ati ninde wabarushye nk'umukuroga abantu mukaba mwaratangije iby'umwuka mugahereza iby'umubiri mwaroswe nande birayizanye rero kandi iby'umubiri bifite intera iby'umubiri bifite intebe iby'umubiri bifite umwanya kubera ko uhagarariye iby'umubiri yabishakiye umwanya n'uhagarariye iby'umwuka bishakiye umwanya rero haleluya n'uhagarariye iby'umwuka abishakiye umwanya barishimye niyo mpamvu aza kwirukanka ku bintu byitwa iby'umubiri aza kwirukanka ku bintu byitwa iby'anduye amen Imana ishimwe tuyizamurire icyubahiro umwuka wanduye uririmbana n'umuntu ugahita uvuga ko ari umurangi ibigo nta kigirwamana gihari umwuka wanduye uvuga ko umuntu akora n'abadayimoni nta Mana iri muri we umutima we atari wowe uwurebamo umwuka wanduye usunze umuntu usambanyi nta n'ibyo yakoze mu bwana bwe mukaririmba avuga ati ntabwo namwegera iyo mwegereye ntabwo mfashwa amenyera amavuta ntabwo ufite amavuta ni godoro kuko amavuta arashunganye afite uburinzi umuntu iyo afite amavuta aratwika haleluya akara amavuta ni godoro amavuta umuririmbyi 300 wa 433 avuga ngo amavuta yose mbone kwaka ni godoro yanduza abantu uwo mwuka urimo wanduza abantu iyo ukoze kuri godoro urandura iyo ni godoro uvuga ko umuntu afite abadayimoni batuma amavuta yawe ameneka ntabwo ari amavuta nyamavuta iyo afite biramenyekana haleluya Dawidi yamaze kumusukaho amavuta arwanya n'indwara y'ishitani gusa arwana n'intare abo umuntu ukaze kubera iki amavuta haleluya Mana ishimwe kubera amavuta nyamavuta haleluya ntiguha amamesa iguha elayo ikiza abantu yimika abantu haleluya yirukana abadayimoni Mana iguha amavuta nyamavuta kuko ije gusibura inzira ije kongera gucomeka amatiyo iby'ubugingo binyuramo haleluya niba uhagarariye iby'isi uhagarariye imyuka mibi yanduza yarashatse inzira binyuzamo ku buryo byafashe peri ikaze n'ahangaha duhagaze abasha kuhahagarika abantu be uwitwa Uwiteka nyir'urusengero uwavuganye na Salomo amaze kurwubaka ngo abantu nibaza ahangaha bakahageza ikirenge cyabo ngo no gutaka kwabo n'ijwi ryabo rizumvikana iwawe niba babarusha uzabaruhure kubera ko mvuze ko iwanjye baharuhukira batahapfira uyu waje kuhabikira yaje ate ifasha akazi rero igiye kukikorera cyangwa yasaye ngo ku bwanjye nzagira gute nzabyikorera nta kizatuma izina ryanjye ritukwa cyubahiro cyanjye ntabwo nzagihundi hari ibiyizanye haleluya iharanira kwera kwayo irakurwanira yakwica abakomeye ikica abanyabwenge n'abahanga kuko yavuze ngo iyo ushyize ku munzani ubwenge bw'abahanga ndibona ari nk'agataka kasigaye ku munzani w'umupimyi wabyumvishe haleluya Imana ishimwe iteye ubwoba Mose yarayivuze avuga ngo Imana ihumekera ku nyanja ikavura kandi imvuzo y'amazi ntigaragara amazi ntabwo ari amata ariko ni impumeko y'Imana ivuza amazi agahita aba barafu kuko yahomekeyeho igahita akora beto kaburimbo ikaboneka abantu bakagenda urakomeye mu maso y'Imana haleluya ni wowe mutungo Imana ifite kandi uwo mutungo Imana izimukana ntawe murwanira ni Imana yo yonyine haleluya niyo mpamvu ntabwo yagutakaza ntiyaguhomba ije kuzibura amatiyo yose ibyaha agakuraho n'imyanda muri neza ngo mpanagurwe hose mwana Imana iguhanagure n'umuriro niba ibishaka ushyira ibyaha birimburwe haleluya Imana ishimwe ije kuzibura amasoko tuzi icyubahiro kandi nije kwirukana uyu mwuka wanduye uyu mwuka ufite inyo uyu mwuka mwumva waremereye uyu mwuka
biramuzuye data biramuzanye abonye nta wundi ubibasha abonye nta wundi ubishoboye arimanukiye ntabwo yazibura amasoko ngo ahumanure amazi yongere acomeke amatiyo uyu mwuka wanduye hagume awushakiye awucisha shaka inzira iwunyuzamo ariko uri bubigenze kandi umwuka wanduye ufite abawuhagarariye ntabwo umwuka uri bugende ngo bene wo basigare aleluya nakire neza ijambo ry'imana aleluya imana ishimwe kandi imana ihimbazwe imana ishimwe kandi imana ihimbazwe kwije kubana natwe ikabitugiriye neza nawe ubwenge ibi bintu bikuze birateza izina ryawe ijambo ryawe ni inkota iyi nkota irabaga ikorera mu ngi yombi ibaga ibidafite umumaro ikabitanga iby'umumaro bikagumaho bigatunga abantu bikabafasha turasenze ngo iri jambo ryawe rihindure byinshi iri jambo ryawe ribasha kugira aho rikura ubwoko bwawe rigire n'ahantu ribageza mu izina rya yesu wanesheje umwami w'abami imana ifite imbaraga n'ubutware imana ifite ubushobozi turasabye ngo wongere ugaruke turaguhamagaye ngo wigarure muri twebwe kugira ngo uhindure ibyari byaranze guhinduka turaguhamagaye ngo wigarure muri twebwe kugira ngo imbaraga yawe abe ari ikwezi dutunganye nta wundi wabishobora ni wowe isoko ryo kweza abantu turariguhaye waritsindiye uhereye kera kose wejeje abagome weje abakugambanira imbabazi zawe zarabonetse weza abo mwari mubambanywe uwihannye waramubabariye turasabye ngo wongere uzibure amasoko muri twebwe kugira ngo duhagarare imbere yawe dushyitse kandi dutunganye rwose baravuze ngo abera mu isi izo turawishimira zonyine gusa turakwinginze ngo twongere tukubera abera tukubera imfura ujye utureba utwishimire twongere tukubera irongo wirongeye mu maraso y'umwana wawe yesu kirisito urakoze tugukomeye amashyi kubikoze nk'imana mu izina ryawe ryera yesu amen